mwongeye kwirirwa neza. Uyu munsi wa none nongeye kubazanira ikarita nziza cyane, niryo somo tugiye kwiga. Ni nko kubagira inama cyangwa se kubaburira, ariko akenshi birareba abantu bagura ibintu online. Niba ugura ibintu online ukaba ukoresha uburyo bwa mobile money, ukaba ukoresha uburyo bwa banki, ibyo bintu bicikaho guhera uyu munsi wa none ukimara kubona ibyo ngiye kukubwira. Ni ukuvuga ngo tugiye gutangira. Iyi karita mbazaniye ni ikarita yitwa prepaid. Prepaid ni ikarita nziza cyane, wayikoresha unywa esanse, wayikoresha urimo guhaha mu ma supermarket, mu masoko. Noneho by'umwihariko iyi karite ni ikarite wakoresha kuri buri cyuma cyose cyo kuri banki. Icyuma cyose gitanga amafaranga ntago ijya igombera ngo wabikuje ahangaha ngo niho wayifungurije. Ntabwo bisaba ahantu wayifungurije, ahantu hose ugera hari icyuma uragenda ugakozaho. Murimo murabibona, ahantu hose hari icyuma n'ahantu hose hari tuno tumashini two hasi, iyi karite uragenda ugakuraho amafaranga. Ni ikarita irinda umutekano wa konti yawe, ikarinda umutekano w'amafaranga yawe yandi usigaranye kuri konti, cyane ko nk'abantu mugurira ibintu hanze, abantu bagura ibintu hanze bakagura ibintu online, iyi karite ushyiraho amafaranga ukeneye. Iyi karite ushyiraho amafaranga ukeneye, ntago ari ngombwa ngo ushyireho amafaranga y'umurengera menshi cyane, kuko ni ukuvuga ngo ino karite uyu munsi wa none ngiye kubabwiraho ni ikarita ifite udushya. Ni ikarita ushobora gushyiraho wenda 50,000 ushaka kugura inkweto cyangwa se telefone cyangwa radiyo, cyangwa ushaka ikintu cyose waba ushaka kugura online kuri ya masoko acuruza online. Ukuvuga ngo ino karita ushyiraho amafaranga ahuye n'icyo kintu ugiye kugura gusa. Wamara kugura icyo kintu, bo uragura nyine ugashopinga bisanzwe. Amafaranga uri bwishyure ni amafaranga ava kuri ya karita yawe gusa, ntabwo ari kuriya wenda wishyura wakoresheje nka banki, wenda wari ufiteho 100,000 cyangwa 1,100,000 cyangwa miliyari. Hakaba wenda uguze nko ku rubuga rw'abasikama. Ntabwo ariko bimeze. Ahangaha iyo waguzeho ukoresheje karite, ntabwo bashobora kongera kwinjirira konti yawe ngo babe bazakwiba amafaranga cyangwa se ngo bibe amabanga ya konti yawe. Ahangaha ujyana irangamuntu gusa kuri banki bakaguha ino karite. Bamara kuguhereza ino karite, ikintu ukora niba ugiye kugura ikintu mu iduka, wenda tuvuge urugero muri supermarket za hano mu Rwanda cyangwa se mu mabutike hano mu Rwanda, hari aho bayigira nyine ino karite hari aho baba bayifite wenda nko mu iduka. Ni ukuvuga ngo uragenda ugahaha, wamara guhaha amafaranga uvuganye na nyiri iduka akaba ariyo mafaranga yonyine ava ku ikarite, kuko ni nayo uba washyizeho gusa. Uba ushyiraho wenda tuvuge ni urugero, wenda niba ugiye kugura umugati cyangwa se ugiye wenda kugura nka mayoneze cyangwa se ikindi kintu, uragenda ukagura ibintu bihwanye n'ayo mafaranga gusa, akaba ariyo avaho. Nta wundi muntu wamenya konti yawe amafaranga abaho. Ikintu nashaka kubabwira uyu munsi, nashaka kubabwira ko iyi karite ya prepaid niyo karite yonyine ushobora guhahiraho kuri online, kuri ano masoko akorera online, ugahahiraho nyuma ntibamenye konti yawe ibindi bintu, kuko hari amasoko aba ahari ari ay'abasikama, ku buryo wahahaho, wamara guhahaho nyuma bakaguca inyuma, bakaba banakura n'andi mafaranga kuri konti yawe, cyangwa se bakamenya umutekano wa konti yawe. Iyi ni ikarite ije kurinda umutekano wa konti z'abantu. Ndagira ngo mbabwire, nawe muntu utari watunga ino karita ya prepaid, hari ikintu kimwe ugomba kumenya ko isaha ku isaha ushobora kuzibwa. Niba ujya ugura online cyangwa se niba hari abandi bantu ujya ubwira nka konti yawe, buriya biba byiza iyo ufite ino karite, kuko ino karite wowe ikintu ukora, umuntu urayimuhereza ugashyiraho amafaranga wowe ushaka ari limite. Wenda ukavuga ati wenda ashaka nk'ibihumbi 10, ugashyiraho 10,000. Wamara gushyiraho 10,000 akagenda akaba ari byo akoresha. Ntabwo ashobora kukwibira andi mafaranga ari kuri konti yawe ngo aveho, kuko haba wamuhaye amafaranga kuri konti gusa, atatwara ayandi mafaranga
iyi karite irareba wowe uhaha online, ukaba ugura ibintu kuri ano masoko za Alibaba, za Amazon, za Kiku n'andi masoko menshi cyane, irakureba. Ugomba kuba ukoresha prepaid kugira ngo hatazagira umuntu ukwibira amafaranga. So nk'uko bisanzwe ni Toso the Barber. Ushaka kuba hari ibintu wambaza bindi ku ikoranabuhanga, ko nkora kenshi ibintu by'ikoranabuhanga, wanyandikira muri comment ukambwira ati tuzavuge kuri iki kintu, naza nkababwira. Komeza ukore subscribe, ukomeze ubane nanjye, turi kumwe. Ni Toso the Barber, all social media, imbuga zose nkoresha Toso the Barber, wankurikira ku mbuga zose tukagendana. Sawa, igicamunsi cyiza bantu banjye, ndabemera, turi kumwe.